pome hari uburyo ushobora kuyihamo umwana. Pome ku mwana uri munsi y'umwaka ushaka kuyivanga n'ikijumba, ushaka kuyivanga n'umuceri. gute ukabiteka none? Urugero, twebwe dufite ubuzima buciriritse, dufitemo abana b'ibirara ahubwo baminuje mu burara. Nta muryango harya ngo ujye ubura kigoryi. kimwe. Rero nuko karitsiye zose zishoboka zibaho, cyangwa famiye uko yabibayeho kose idashobora kuba umwana w'ikirara wenda. Hari nka famiye njya mbona ibaho neza kandi n'ubuzima barimo ubona ko budaciriritse, kandi uko bameze nta kirara wenda wahita uvuga ngo ngiki. Hariho abana bo mu babosi bashobora kuba barenga 5, sibyo? Nta kirara kirimo. Hari igihe iwanyu baba bagufite uri umwe muri n'abakene ukababera ikirara. Ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimutubana umunsi ku wundi, nimwe mukona mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV Show 5x5. Nitwa Romeo Janvier, ndi kumwe na Ketchup. N'ubundi Ketchup umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ibintu ni amahoro? Gapo ndizera i Kigali utari kuhagera. Oya, yibereye Musanze bwana cyangwa ngo yaharetse. Yego. Akuntu mukominikana n'agapashura biryoshye cyane. Ntabwo bibaho. Ubyukira ku gateveri kawe Ngosha. nyuma yo kutubwira umuro wa TVR byiza byayo, nibishobora kuba bibi byayo muri TVR cyane. Tubwira ko hari na gahunda yo kuzajya kureba nimba kafeine hari tabaye nyinshi mu maraso witwa Ketchup. Yego pe. Umeze neza pe? Meze neza ndashima Imana. Uyu munsi nakozaga siporo. Meze neza. Abana bameze bate? Abana banjye bameze neza. Abana banjye basigaye bazi kuvuga ibintu byinshi. Nibankundira vuba hano muzababona. Imana izambabarire ntibazange kuvuga. Basigaye bavuga ibintu. Imana yanjye. Hari ibintu umwana avuga ntubyumve ariko umva birashimishije kandi ukumva ikintu arimo aravuga. Barameze neza rero, nta ribi, nta urwaye, nta ufite ikibazo na kimwe, bose bameze neza. Muzi ku brandinga wese? Mikael. DJ ameze neza. Ameze neza. Mu kanya twari turi kumwe, akunda iriya ndirimbo ngo nimba ari Jugumira. Kumwe na Bana. Baranazizi nka Bana bazi kuyibyina. Baba bakibona bagatangira agatuza wenda kugaca bo bafata hano. Barindiko. Afata agatangira akagira gute. Mama akajya yireba nyine akakwereka. Ariko Bana. Abari ku Bana. Umutwara nawe ameze neza? Bameze neza Mutabazi, nta kibazo. Nanya miliyoni ntabwo cyayitwara, ntabwo cyagwa. Ibaza kintware nka phone. Ntabwo cyatwara TVR kijyanye yaba ari umurozi wayitumyeho. Nahita niceka. Ati Mutabazi ameze fresh. Ameze neza Mutabazi, arashima Imana, ubuzima bwe bumeze neza. Ari mu bantu bashima Imana cyane cyane muri kino gihugu. Yego. Mu badamu mwakoranaga ibiganiro, ni bande ukumbuye wahamagarira kongera kugaragara nko bagaragaraga mbere? Bagaragaraga nko bagaragaraga mbere. Wahamagarira kugaragara nkuko bagaragaraga mbere. Ni bande ukumbuye wahamagarira kugaragara nkuko bagaragaraga batakigaragara nkuko byari imbere? Batakijya kuri YouTube cyane. Stella arimo. Stella pe. Stella nakundaga ibiganiro bye cyane. Ndi nk'uwaba afite ubushobozi bwo kumugarura kuri YouTube, ari mu bantu nabwira akagaruka. Pascaline cyarahuze. Ari ku ishuri? Oya. Ngende gafu. Ubundi nari ndi kuvuga ubwo abayikoreragaho bihoraho nyine bafite cano. Ni Stella Pasi we ko ari nyine ibya filime, wenda no guha abandi bantu ibiganiro. Inde? Ibiganiro?
uriya pasi ari turi kuvuga aramuzi ni wowe ngo ndi kuvuga njye ari kuvuga ngo ufite vlog wowe uri kuvuga Samantha se eh oya ndi kuvuga Pasi uri kuvuga mana pasi wowe reka nkubwize bwa ukuri burozi ntabwo bwigeze bumuvamo uzi reka nkubwize ukuri pasi nari nagize ngo ni Samantha uri kuvuga oya sha pasi we ntabwo ndibwirirwe muvuga ahubwo ikintu gihari nzajya kumufata mfite na kamera mubwire urabibona ute uzajya kumurogoza wowe uzajya kumureba hari na kamera mubwire ati shaka ikintu uvuga pasi ibya pasi byo biri ku rundi rwego pasi we akenshi dupanga gahunda zigapfa ariko mana we fanta oranje araryoha reka da iyo utanywa TV ni bihe binyobwa bindi unywa amazi arimo gombo ntibireduka eh, birabifasha iki gombo iri mu nayo ibura igabanya ibiro gombo ifite undi mumaro ukomeye cyane ku bagore tukajya dukopezaho ifite ibintu bibiri kandi ndi uwo mugore ubwanacyambwe kandi ndacyari no mu rugendo rwo kugabanya ibiro nubwo natangiye kuba nka portemanto numva ngo kuriya iba imeze hejuru uyireba kuriya no mu bwanacyambwe iragenda ikagera kuriya wabyumvise no mu bwanacyambwe sha mbyibutse ndi imbere ya kamera kangugirira ibanga cyangwa bivuge gapota inyuma bivuge gaposha amamagare mu minsi yashize uretse nkomeze ati se bite umeze neza uyu munsi wakoze ni nakoze wakoze uvuga ibiki ninavuze kuri TVR mu buryo bwimbitse turanayipfundikira birarangira ate ejo sibwo uzashutinga filime ni aguhabye nyine iyo mba ndi hafi yo kukiramo iyi ati rero ndaje nkohereza amafoto y'umuntu ushaka uzakinisha ni ndi ya fande yego uriya muturage narabuze yabwiye umwana ko Ketchup TV show ariye cyane ati cya Ketchup rero ureba hariya nagakoze nkoresha ni igikozi cyanjye kizanye imikino nakikubita amamagara nkanika ndavuga rero iyi ni inshuti yanjye bari kumwe atuje wumva bite Ketchup ejo nagiye nshaka ndavuga mana ninyigera igikondo ndatamuhamagara mba ndamubuze mana narababaye ako wa muntu we gaposho nta mafoto yamaye ntacyo ingaraza nawe takomana ukuri yari ari seri ntabwo ari kumenya ko ari gaposho twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Leta yacu y'u Rwanda idushishikariza guha umwana imfashabere igizwe n'indyo yuzuye cyane, kandi ikadushishikariza kwita ku mwana mu gihe kingana n'iminsi 1000 byibura mu gihe cy'ibanze, ku buryo umwana iminsi 1000 umwitaho neza kandi cyane. Bimwe mu bigize indyo yuzuye hari byinshi bitandukanye, hari ibirinda indwara, hari ibitera imbaraga, hari n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri cyane. Tusaba gushyiraho igi nyine biri mu byubaka umubiri, bagasaba kurya imbuto n'imboga mu birinda indwara n'ibindi bigiye bitandukanye. N'iryari niziye mfashabere umwana afata agakura neza, akarinda kugwingira, agakura nyine akari wa mwana wonse neza, akanarya neza. Abifata kuva ryari kugeza ku ihe myaka. Ubundi ku bintu by'abana hari iki kiganiro ni cy'abantu bafite abana kuva ku mezi 6 ku mwana watangiye kurya kuzamura, byibura dufatire ku myaka 5 kaba ariyo twe dufatiraho, ariko ntibisobanuye ko ariyo myaka umwana bakwiriye kubifatamo ngo abihagarike. Ntago igihe cyose umuntu akiri gukura ashaka kubifata, cyangwa mu gihe cyose ukifuza ko umwana wawe agira ubuzima bwiza. Ikindi hari nk'ibintu usanga umwana arabyibushye, ufite ibintu birirwa umududa, ariko mu kubyibuha abyibushye nta buzima buzira umuze afite. Ugasanga yega arabyibushye n'umwana ugaragara neza, ariko ararwaye, ararutwa na kakana gatonya, ubona ukava ngo uyunguka arananutse ariko gafite ubuzima bwiza.
rero hari igihe usanga umuntu abyaye umwana akagira igihe cyo kurya ariko mu by'ukuri nta bintu by'abana azi cyane, ugasanga wenda ni nawe bucura iwabo, ntabwo yagize yego. amahirwe yo kubona abana barera mu rugo, nta nshuti yagize nyinshi, nta n'izo agira zo kuba zamufasha kumenya ibyo bintu, ariko yareba ikiganiro akagira ibyo akuramo byamufasha. Yego. Njyewe ngiye kubasangiza rero ibyo nzi nahaye abana banjye kandi bafite ubuzima bwiza, ushobora kutabikoresha ijana nk'ibyo nabahaye kuko si nabyo biri hano byose, ariko ikindi kandi nanjye ntago nabyutse ngo mbyibwire kuko ntago nize ibintu bijyanye n'imirire. Yego, nanjye narasomye nyine ibintu nkubwira nawe ushyiramo ubwenge bwawe. Ariko ibyo ngiye kubabwira ngiye mbihagazeho 100% ko ari bimwe mu bintu umwana akenera atagomba kubura mu buzima bwe ko bimufasha gukura neza. Ntago tugomba kwishimira ko abana bacu babyibushye ariko tutazi ngo byibura uwo mwana ubyibushye afite n'imbaraga. Ntabwo ari wandi ubyibushye bari bukoreho akahita agwa kuko abamama dukunda abana babyibushye baba bagaragara neza ubona giteye imbabazi. Rero mu bintu umwana afata navuze kuva ku mezi 6 kuzamura, twe dufatire ku myaka 5 kuzamura nabwo wabimuha ntacyo yaba, ariko byibura akadufatira aho ngaho. Mu bintu ushobora guhereza umwana wawe harimo ushobora guha umwana kamwereke hari amashaza, uzi ko buriya hari nk'abamama babona umwana avutse ubwo avutse atangiye kurya akumva ko amashaza, inyama azabimuha ari wenda umwana afite nk'umwaka guhekenya ahubwo nk'imyaka 2 kandi uwo mwana utari guha inyama umubiri we uzikeneye izo ntungamubiri zirimo uba uri kumuhemukira. Rero n'amashaza ni uko nguko, hari igihe umuntu aba yumva amashaza hari ari ay'abantu bakuru. ngewe nyarya nagiye muri ntuzo muri resitora amashaza hari impamvu imwe nemera, hari igihe uba usanga umwana agira akantu hagize nk'ibiryo bimuca akabyumva ahita aruka kabisa ku buryo ibi byose aba yareba bihita bigaruka. Hari uburyo ushaka kuyatekamo agashya cyane ukanayacucuma. Ikindi kintu nkibyibuka, umwana nimba atangiye urugero kugira amezi 7, 8 wikomeza kumuha ibiryo biseye cyane byose ari potaje, ntabwo ari byiza. Kubera iki? Utuma atamenya guhekenya vuba, utuma nyine atamenya gufata ibiryo mu kanwa ngo nawe agire ikintu akoresha noza ziwe. Amezi 4 twayikinyaga ikinonko ukagihwanya, kandi nta kintu umuntu amezi 4 ukagihwanya ibijegeka. Amezi 4 genda nawe nje nari mfite amezi 4 n'ukuri, usibye ko naryaga irobo y'ubugari mfite amezi ku mezi 4 ushobora guhereza umwana yogati, abiki gihe nyine barya batinze. Ushaka kumuha yogati, ushaka kumuha imbuto, ushaka kumuha yogati, ushaka no kumuha serirake. Hari abantu babikora, hari n'abaha abana amata ku mezi 4. Ariko amashaza ni meza, ushaka kuyateka muri ubwo buryo ukayavanga n'igitoki cyangwa ibirayi ukayacucuma cyane agahwana akajya mu biryo. Hari amashaza, ikindi hari amagi. Yego. Hari umwana wa sister wanjye yitwa Keisha, akuye ni inkumi yarakuze, ntabwo yakundaga igi kuribona gutya nyine ngo urimuhe, oya ntabwo abyemeraga, byasabagura inombere mu biryo. Rero hari igihe usanga uriya muhondo ufite ukuntu unigana, ni byiza ko ufata ukawunombera mu biryo, birafasha ku mwana. Ushobora kumutekera nk'amakaroni urugero, ukamushyiriramo igi, warimennye ugakoresha umuhondo gusa wenda ubishatse. Ushobora no kubifata ari nk'umuceri cyangwa ibindi biryo ukabinomberamo. Ubwo n'ubundi buryo ushaka kuba wamuherezamo igi. Mvuze amagi n'amashaza n'inyama. Ikintu kitajya kibura ni amata. Yego. Amata, hari igihe usanga umwana adakunda amata, yanayanywa rwose akagira ibibazo ku mubiri. Ariko hariho amata abo bana bagira amareji ku mata bagenewe kunywa. Ayo mata abaho kubera ko hari amata najyagamo umwana wanjye kandi umwe muri bari akagira ikibazo. Rero naje gusanga hari amata bagira yifu yabo bana. Ni byiza rero ko ushobora kuba wayashaka ukayamuha. Hari n'igihe usanga ay'inka atamugwa neza, ayifu wenda ubwoko runaka butamugwa neza, ukaba wamushakira ayo ngayo. Amata, amagi n'amashaza, ikindi ni epinari mu mboga. Yego,
epinari ni ingenzi cyane. Ngewe mu cyumweru bazirya nk'iminsi 3 cyangwa 4. Epinari ni nziza cyane, ni nziza. Noneho ku mwana utarakwiza umwaka ni byiza kumuha epinari. Epinari ziroroha, ntabwo ziba zikomeye nka dodo. Yego, epinari. Ikindi ni karoti. Karoti man, karoti ni nziza. Ibyiza by'abantu benshi barabizi, kandi kuyiha umwana noneho Yoza uri amaso. gukura, yoza amaso. Noneho hari igihe umwana aba yanga ukamubwira uti nuyirya uzajya ureba neza uba uwa mbere mu ishuri sha akayirya atayirishije. uwo bari mukuru. uwo bari mukuru. Kuva nose umwana w'imyaka 3 usaba ajya ku ishuri, aba yiga. ese se uba umubwira kumva? Hari ibintu uhereza umwana akabirya we yumva hari ikindi kintu bigomba kumukorera cya hatari, kandi hari igihe aba azi ko nabo uwa mbere wenda bazamugurira igare, ukabikoresha gutyo. Tuvuye kuri karoti rero hajyaho brokoli. Ujya uyirya? Brokoli ni umuhungu wanjye ubirya. Ntabwo umwuka wayo ngewe iyo bayitetse. Brokoli ntabwo nazirya. Narabimenye ariko ejo bundi ngewe. Wayimenye? Ejo bundi umuhungu ari bubinyeretse. Wabonaga ari nk'igiki? Cyane ntabwo ajya kuyibona. Shufurere. Shufurere y'icyatsi. Cyane ubu nayuzi ko mbona wikirizamo umuntu. Brokoli ndayizi we. Brokoli ni sha. Ngo brokoli ni? Mu cyongereza brokoli rero ni nziza ku bana. Hari ukuntu iba imeze, ushaka kuyiteka ukabona iragaragara mu biryo nyine. Ubwo ndi kuvuga kuri ba bana bakiri batoya n'ibiki. Ushobora kuyiteka nayo biba byiza iyo uyitetse umwanya munini igashya. Yego ubundi ntabwo umuntu yakayiriye yahiye cyane, ariko kubera umwana aba akiga kurya, hari ibintu byinshi aba ataramenya neza, uba ugomba kuyihisha nayo ugacucuma cyangwa ukabisya. Ariko mubyumve ko guha umwana ibiryo biseye cyane atari byiza. Ikindi kintu gikomeye cyane kiruta ibindi byose ni ifi. Yego. Ifi pe, ifi ituma n'ubwonko buriya bumera fresh. Ifi ni nziza, ifi ni mana. Noneho ifi ushaka kuyiteka umwana akayirisha kawunga, ushaka kuyiteka umwana akayirisha umuceri, ushaka kuyiteka umwana akayirisha ubugari busanzwe, cyangwa ukayishyira mu gitoki cyangwa mu birayi. Reka tuyiteke iyo fi. Tuyitekera umwana cyangwa turayiteka mu nyuma. Baza tubwire twayiteka ntari. Turayiteka mu tuyiteke. Twayiteka. Hari ibintu n'ubundi nari bugereho bifasha mu guteka ibiryo by'umwana. Udafite olive oil ushobora gukoresha butter cyangwa ugakoresha breba. Ushaka kuyifata gutyo, ushobora gufata wenda iyo breba ugakora udupuwaro dutoya, kuko nibyo bitunguru ngewemo abana, kandi yinyeka ko ari nabyo byiza kuruta biriya bindi. Iyo ntuze nyine ndabikaranga kugira niba numva nanjye nkeneye ibiryo bimeze neza, nabo bagomba kurya ibiryo bimeze neza. Ifi urayifata ntabwo ifi puwaro urazifata ukazikaranga ukoresheje iyo bata cyangwa ayo mavuta, warangiza ugashyiramo urunyanya warabye nk'uko ukora isosi y'abantu bakuru. Abana sindatajya kubaha tungurusumu, nta n'uwo nabwira ngo atangira zibahe, ntabwo mbizi uko byaba bimeze. Kandi ari nziza ku mwana uvura inzoka. Wenda simbizi kuba zitarimo nta biryo bitagira tungurusumu. Ngewe ntabwo ndazibaha tungurusumu, buriya ndayubaha. Tungurusumu ifite imbaraga pe. Rero nta nzoka bafite, imiti yanjye mbaha y'inzoka. Ako sindatajya kubaha tungurusumu. Ubwo ubaye uyiha umwana wawe wayishyiramo. Ngewe ni urwo runyanya n'akunyu gakeya. Ubundi ifi aba ari file, nkayifata nkayikata dutoya nkayishyiramo. Umwanya muto ya file iyo ihiye biba byoroshye kuyicishamo nk'ikintu ikahita imanyagurika, nyine tukaba dutoya tukegerana. Iyo bigenze gutyo urumva iyo fi iba irimo isosi. Iba irimo isosi. Ushobora rero kuyibahesha akawunga itetse gutyo. Iyo utayikoresheje ngo ijyemo isosi, twe ni uguteka igitoki kirimo izo nyanya, puwaro, twarangiza tugashyiramo ifi bigatogotana, n'ubundi niyo breba umuntu akayishyiramo. Ni ryari umuntu ahita gusa yonyine noneho tugusanya n'ibyo bintu? Ushaka kuyitogosanya n'ibyo bintu by'imboga byose byaterwa. Ushaka kubikora ushaka ko wenda uyimuha akayirya gutyo nta n'ikindi kintu umuhaye,
urugero ushobora wenda gukoresha epinari ukayivanga nazo cyangwa se ugakoresha puwaro. Hari n'abana batoya barya puwavuro n'ibiki byose ugashyiramo n'iyo fi ukamuha uwo mufa siko bawita n'iyo fi. Birashoboka ko wabimuha gutyo gusa cyangwa se ukabimuhesha n'ikirayi. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma ku mwana w'amezi 6 ushobora kuyimuha ifi irimo urunyanya na puwaro imeze neza ikagira akanywa iyo sosi akanarya agafi ho gatoya byonyine. Si byiza ko umwana atangiye kurya bimusijije amezi 6 uhise umupakirira ibintu nk'igihombi. Hashobora kuzamo ibintu bimugwa nabi ukaba wayoberwa ibyo ari byo. Ariko nk'uba yagize ukava muhaye imbuto nyuma y'ibyumweru 2 muhaye ibi n'ibi, ugenda ubona ikintu gishobora kumugwa neza kitamuguye neza. Nk'ubu uyu munsi mu gitondo umuhaye kawunga ngo nuko yagize amezi 6, ejo ukamukubita umuceri akagira ibibazo wamenya ari iki cyabimuteye. Ni byiza rero ko umwana utangiye kurya umugendera buke buke kugira ngo urebe umenye ikintu ugomba kumuhereza. Ikindi ni indagara. Ushobora gukoresha ifu y'indagara, ushobora gufata indagara wenda ufite uburyo uzitekamo cyangwa bitewe n'izo arizo zishobora koroha zikahwana zikajya mu biryo. Indagara ni nziza cyane. Hari abantu bazi ko ngo indagara baziha imbwa gusa, ujya ubyumva ukajya nko kugura indagara umuntu akahita akubaza ngo ufite imbwa yo gura indagara. Gusa imbwa zikunda indagara subize. Sinakubwiye ko nari mfite imbwa nkayirukana? Ntabyo narinze. Nabyo nakubwiye. Ariko se nebonye kuri status yawe I think. Since Zimwe ntoya zo mu nzu. Oya. N'ubundi ni ntoya zimwe zikura ziba ndende aho kuba kinini cyane. Sinibuka ukuntu bakita. Bimwe by'ibyoya byinshi. Oya, igira ubwoya bucya ugakura kaba karekare kava hano kakagera nkaha nikongere kukura kaba karasoje. Muri kamacibiri. Gasa nk'ingandimbati. Kari gafite ubwiso bwiza. Nuko sinzi ukuntu zamfashe pe, ndavuga nk'iyi mbwa kweri uramara icyaha. Noneho nta byatsi twari dufite mu rugo, yanezaga umwanda cyane mutanyirukana. Rero igihari nako abantu bazifite tuzeranye bambwiraga ko imbwa zikunda indagara, kawunga n'ibijumba. Ikindi imbwa ikunda ibiryo byoroshye birimo isosi. Rero hari ahantu najyaga njya kugura indagara, bambona ngo niyo zambwa mana we izayambwa ni ngo nizayambwa. Ni gusa indagara zigira intungamubiri zihagije zikenewe mu mubiri w'umwana ndetse n'umuntu mukuru. Indagara ni nziza. Abantu benshi ntabwo bazikunda kubera umwuka wazo, ariko ushobora kuzigura ukareba ukuntu byitaho nyine bikagenda neza. Ntiwime umwana wawe ikintu kimufitiye umumaro ngo nuko ngo zigira ngo umwuka utari mwiza ngo ibiki. Nibinkundira tuzabereka uburyo, ariko tumaze kubasezeranya ibintu byinshi byo guteka. Dutangire tubikore. Hari hirya bari kukuvugisha. Urumva? Tugomba kubavamo ideni tukazabereka ukuntu rimwe na rimwe ushaka gutegura ibyo biryo by'umwana birimo indagara kandi bimeze neza mu buryo butagoye. Yego. Tuvuye ku ndagara rero, indagara, isambaza n'ifi, ibyo bintu bireba bikenewe. Ifi hari isambaza ukuntu umuntu azibaga agakuramo twa tuntu tw'imbere tumeze nk'amahwa. Isambaza irabagika kangana guriya ukazikuraho n'umutwe. Umutwe ugakuraho umutwe ukazibaga ugakuramo buriya buntu bw'imbere, ubundi ukadushyira nko mu gitoki. Isambaza nazo ni ingenzi cyane. Ikindi ni ishu. Ishu hari uburyo umuntu ayiteka akayivanga na epinari ku mwana. Ushobora gufata ishu ugashyiramo nyine abana kenshi ntabwo baba bakeneye ibiryo byinshi, nyine uragereranya ibyo bintu bikaza guhura n'ibyo ushaka. Ishu ugashyiramo epinari nkeya kuko epinari ituma byegerana, ishu nyine igashya neza. Hari ukuntu ishu ishya ukagira ngo ntabwo ihiye, nyine ukabona ntabwo uzi ukuntu imeze ku buryo yabigoranye, ariko iyo washyizemo epinari iregerana ikamera neza. Ishu rero nayo iba ikenewe. Ushobora kuyimuha nka rimwe mu cyumweru. Ishu itetse gutya bimeze neza. Nimba hari ababyeyi bashaka kuba bibaza uburyo baherezamo umwana wabo ishu, ishu uzayifata uyivange na epinari n'ibindi bintu wowe ukunda
ubiha umwana urebe ko bitagenda neza. Mm. Hakaza n'inkoko. inyama y'inkoko. Inyama y'inkoko rero shaka inyama y'inkoko noneho kuyisya mu biryo, uzi ko ushobora gusanga byari byoroshye bihita bifatana, sinzi impamvu. Ni byiza kuyiteka ku ruhande ukayitogosa cyane, kwa kundi ushaka kuyikora ikiyomora. Ugafata rero uwo mufu ukawutekesha ibiryo mu buryo bwo kugira ngo intungamubiri utazipfusha ubusa, warangiza nayo ukayikura ku magufa ukayishyira mu biryo. Kuyicucuma ni byiza kuruta kuyisya, njye nibyo nabonye. Cyangwa se waba ushaka ukayisya yonyine ukaza kuyivanga mu biryo nyuma, kuko ifite ukuntu ihita imera. Gusa ni nziza cyane inyama y'inkoko. Hari umwijima, inyama z'umutuku ushaka kuba udashaka wenda kuzibaha bitewe n'uko abantu benshi bavuga ko zigira uburwayi, ukaba byibura wabaha umufa ko zitera uburwayi, ariko byibura ukaba wabaha umufa. Nko mu rugo niba mwatetse inyama, ni byiza ko mwabanza mukazitogosa, ari wenda nizo abantu bakuru bari burye, uwo mufa muwuha abana, mwege mushyiremo amazi asanzwe ya robine. Ikindi ushobora gutangira gutoza umwana wawe kurya foromaje, wabona byanze ukajya uyiyengesha ukayikubita mu biryo. Wari warya spaghetti bolognese? Ushaka kubikora nk'uko bayikora, nzi no kuyiteka. si kubuseka Rome, ngiye mani nzi guteka, uretse n'udutekano uzawe uzemera. Rome Karame buretse uzajya guteka ibiryo ari wowe chef de cuisine. uri guteka, ngenda aho ngaho ndimo ndavuga. Cyangwa nkubwira ngo shyiramo ibi ngibi. Ntacyo. Oya, amaboko akaboko k'umuntu niko gateka. Njya kanje ngiye natekaga ibishyimbo nkiba mu rugo bakagira ngo ni inyama biri seri. Cyangwa nzi guteka ibishyimbo. Kuko ngiye ni kurya kawunga, nkunda kurya kawunga nkarishije ibishyimbo bino bisanzwe, inyanya zihagije muri ibyo bishyimbo na karoti, ibyo bintu bitatu byonyine. Sinkunda ibishyimbo birimo karoti, ahubwo ibishyimbo birimo intoryi. Ibyo kuri intoryi ndazanga zakubitwa n'inkuba. Kera ntago naryaga intoryi rafiki yangu. None rimwe tujya ahantu bateka ibishyimbo birimo intoryi, ntabwo naziriye, ariko numvaga ari byiza. Uwo muntu ni inshuti yanjye, ndongera ndabimusaba, ngiyeyo ndazirya, numva zimeze neza mu bishyimbo. Ahandi uzimaye twakwicana, sinanareba. Ariko ibishyimbo birimo intoryi bitetse neza, intoryi wabanje gukaranga ku ruhande, apana ibintu wavangavanze bigasucyonyokera mu biryo, zigafata amavuta kabisa ku ruhande, ziba ziryoshye. Ikindi ibyo bishyimbo iyo wakubisemo agasoya sauce biba bimeze neza. nzi guteka ibishyimbo cyane. Nkaba nzi no guteka inyama mu bwoko bungahera. Mbwira ibirungo ugikoresha utetse ibishyimbo. Ntabwo nkoresha ibirungo iyo nteka ibishyimbo. Ibishyimbo bimeze nka natire, nkoresha ibyo bintu bitatu nkubwiye. Cyangwa nkoresha amagi, yo ndayikoresha, ngakoresha n'inyanya. Magi numvise ngo ntabwo ari nziza. Sinzi impamvu atari nziza, ariko ngewe ndayikunda rwose. Kandi ngo ku bagabo noneho ni mbi cyane. Nijyane ibintu bibi ku bagabo ukuntu bingana. Seleri, reka nkubwize ukuri ikintu mu byo kurya nanga. Seleri. Seleri niyo nayumva mu biryo gutya unzaniye, ushobora kubikoramo mu buryo utagusuzugura, ariko seleri wapi. Seleri nibutse ko ndi imbere ya kamera. Teyi kareka nigenda iteye ku ruhande. Simfata regime. Seleri sishyira kuri regime, ariko umpaye ibintu birimo seleri umbwira ngo birankuraho ibiro 3 icyarimwe, ntabwo nabikora. Kandi nzi imvune ziba mu gutakaza ibiro. Seleri inzamurira umutima mubi. Nigeze kujya ahantu nshonje, nshaka ibiryo bitogosheje bimeze neza, bakibizana, umwuka wa seleri wansanza, ndavuga nihagarareho ibi biryo mbese. Mana yanjye, ejo bundi njya kurya ahantu nkunda, ibiryo nasabye byari bishyashya, nshaka kumva ukuntu bimeze, biza birimo seleri. Rafiki yangu nishyuye 8,000 byanjye mbabaye ntanabiriye. Ibyo biryo byaguraga 8,000 byonyine.
ako narababaye. Sereri rero pe ntabwo uri inshuti yanjye aho uri wihangane. Numva rero ngo no ku bagabo ari mbi. ibi biringanya ngo numvise mu mbwa ngo ntabwo ari byiza ku bagabo. Ntabwo ari byiza ku bagabo. Mm. Ngaho Ibi hari abagore biringanya. bajya babishyira mu isombe. Asiba Noneho ngo umugabo bararogeye mu isombe ngo ntajya aburuka. shaha nakubeshye ngende isombe ejo bundi. Hari umuntu wo mu gipangu iwacu yakuze atinya isombe. Na n'ubu na n'ubu sinzi ko ndayitinyuka neza. No akasha abantu bagira ibintu. Ariko ntabwo ariyo mpamvu. Isombe nawe rero nihungabana cyane. Nigeze kurya isombe idahiye neza nyine. Barayinjaburiye intera inzoka nacishije hasi no hejuru. No hagati. No hagati byari gucamo iyo bahari. Kadukomeze. Nahise ncukubi n'ikintu bita isombe. Uretse ibyo ngibyo n'imbuto ni ingenzi. Yego cyane. Ipapayi iri mu kintu gifasha umwana kuba mu nda hiwe ibintu bitari ngombwa bitagomba kugumamo. Ipapayi yoroshya mu nda umwana agakora ibyo agomba gukora atababaye. Pome hari uburyo ushobora kuyihamo umwana. Pome ku mwana uri munsi y'umwaka ushaka kuyivanga n'ikijumba, ushaka kuyivanga n'umuceri. Gute ukabiteka none? Urugero uteka umuceri ugashya, muri wa mwanya wenda urimo urashya bwa nyuma nyine ubona habura nk'umunota kugira ngo uyikure ubiterureho. Ushaka gufata pome ukayihata ukayikatiramo ugakoramo twa tubuto tw'imbere ukamuha gutyo, nta n'izindi mboga bikenera. Ikijumba ni uragiteka kigashya habura gato ugashyiramo pome ikakubitwa n'umwuka ukabimuha, bitewe n'uko ushobora kuyisya uyikure muri blender. Ni byiza rero ko ushaka kuyimuha muri ubwo buryo. Ikindi ni iki harya ubwo? Urubuto rwitwa pome urwo ngurwo Yego. n'imbuto z'umuhondo ni nziza cyane ku bantu. Yego, pome, Ntabwo ari ku bantu oranje, nanuze n'ipapayi n'umuneke. Ibinyomoro njye natinze kubibaha kuko ibinyomoro bigira amaside. Ariko hari igihe uba usanga ikenewe nyine tu. Ariko njyewe ku ruhande rwanjye nabibahaye bamaze kugira umwaka. Ikindi imbuto nzibaha isaha iyakura ishoboka ni 9:00. Ubwo bigeze 9:00 wenda na 50 n'ingahe batarazirya, ni byiza ko babireka bakazazirya ejo hakiri kare. Yego. Ikindi ni byiza ku mwana kugira amasaha umuheraho ibintu, wimujagaraza. Bifata umwana ngo igifu cyo gitezemo akavuyo nk'uko wowe ubyikorera. Niba umwana abyutse ukamuha porridge wenda n'umuneke, ko nabyo ni byiza. Hari ukuntu uha umwana porridge uvanze n'umuneke, mu kanya ukaza wenda kumuha ubugari n'ikintu runaka, nyuma y'andi masaha nk'abiri ukaba wamuha amazi, nyuma y'andi masaha nk'isaha cyangwa amasaha 2 ukamuha izo mbuto akaza kujya kurya nijoro. Fata amasaha ahoraho. Ikindi fata ikayi nubwo yaba ari musana cyangwa nimba ufite agenda icyo ari cyo cyose, ujye wandika gahunda y'umwana wawe. Biri mu bintu bifasha umenye umwana nimba yanyweye amazi uwo munsi, umenye nimba umwana yakoze kaka cyangwa atayikoze, kuko namara iminsi 3 atayikoze uwo mwana aba akeneye kujya kwa muganga, cyangwa se aba akeneye kuba yagira ikintu akorerwa cyihuse kimufasha, kubera ko ntabwo aba ari byiza. Urugero impamvu mvuze gutyo birafasha. Tuba mu buzima bw'iki gihe nta kuruhuka, umuntu aba ajagaraye. Umukobwa uri mu rugo nimba afite abana, afite umwana mu kanya ari bwibagirwe cyangwa iki, nuza gutaha cyangwa ejo nka nyuma y'iminsi 3 ukamubaza ariko ku wa mbere umwana yabashije gukora aka ibiki, ugasanga nawe ntabwo abyibuka, nawe ntubyibuka. Umwana yikubise iminsi 4 cyangwa icyumweru afite icyo kibazo, umujyanye kwa muganga afite ikibazo gikomeye. Ni byiza ko ushaka kuba ufite aho hantu ho kwandika, ukamubwira ati mu gihe iki kintu cyabaye jya unkiriraho aka kamenyetso aka. Ushaka guhuguka nyuma y'iminsi 2 ukarebamo ukamenya ko iki kintu cyakunze cyangwa kitakunze. Haba hariho amasaha. Ushobora kuba ufite akazi ko muri office, sibyo? Umuntu ataguhamagara buri mwanya ajya kubaza umwana se turamuha iki, ko 9:00 zigeze se umwana tumuha iki. Bya bintu iyo byanditse arabireba akamenya ibyo agomba kumuhereza, nawe ukabasha gukora akazi neza. Wanagera mu rugo ukareba n'ibyo mu rugo ukuntu byagenze.
icyo ni kimwe mu bintu bituma umenya ubuzima bw'umwana ukuntu buri kugenda kandi ukorohereza n'umuntu uri kurera uwo mwana. Aba ari kugufasha kurera, nta mpamvu yo kujya kumushyiraho ibintu byinshi cyane, kuko buriya iyo umuntu umufasha ari umwe ukamushyiraho ibintu byinshi cyane umutera umutima mubi. Ushaka kumutera kuzajya akorana ibintu akavuyo kuvuga nabi, ugasanga aririrwa akubita uwo mwana kubera iki? Nawe hari ibintu byinshi umwuzuzaho. Mworohereze, ariko nawe uruhande runini uraba uri kwiyorohereza cyane, uri no gutuma n'umwana aryoherwa n'ubuzima. Iyo umuntu yabuze iriya staff ari n'umuntu mukuru, no kwicara arababara. Wibaze rero umuziranenge utabasha kuvuga, ni hahandi yirirwa arira, akarara arira, ukirirwa uvuga umwana wawe ngo akaririza ngo kihorera, kandi ari kubabara. Ejo n'ejo bundi nabikora akava amaraso, utangira umere gutya. Kandi hari iyo byanze, hari uduti bashyiriramo abana hasi bikaba byakunda, hari ubwo bishobora kuba byaba byarenze ukajyana kwa muganga, ariko iyo ukurikirana gutyo ntabwo birinda bigera aho ngaho. Yego, ntago ari uguha umwana ibibonetse byose bitewe n'imyaka afite, kandi bitewe n'imyaka afite, kugira ngo igifu cye kibashe gusya ibinganya imbaraga nacyo. Bite bya beterave yo ikoreshwa ite? Beterave rero ku mwana ntabwo ndagira ikintu mbimenyaho, ntabwo, gusa beterave ntabwo ari mbi. Ushobora kuyifata ukanayivanga n'inanasi wenda ukamukorera ji, ariko impamvu ibyo ntabivuzeho nuko njye ntabiba. Ikindi, ibirayi nabyo ni byiza, umuceri ni sawa, igitoki. Hari nk'ukuntu uba ufite umwana w'umunebwe adakunda ibintu bimuvuna byo guhekenya, byo kugira gute. Igitoki kiri mu bintu byorohera umwana w'umunebwe kurya. Harimo makaroni, harimo igihaza, harimo, kandi ubwo n'igihaza ntakibagiwe, ntacyo navuze. Igihaza ntacyo navuze. Yego, n'igihaza. Ikindi harya bwo, yego, igihaza kumwe n'intuzi n'igitoki ni sawa cyane, kuko igitoki kirashya kigahwana, ntabwo kimugora nk'ibirayi. Noneho sinzi ikintu kingiye mu ijisho. ubwo ni urugoye. Aho ni ibyo kurya. Bite ku byo kunywa noneho? Ku byo kunywa Igikoma rero, gikorwa kimeze gute? Icyayi, hari abatanga ibyayi, amata, ibindi bigiye bitandukanye, byo bite? intuza rero, ku bintu byo kunywa, igikoma ni ingenzi cyane. Biba byiza iyo ari ifu ivanze. Irimo na soya? Ah? Irimo na Yego, soya. na soya ni ingenzi cyane, n'amasaka ni sawa. Hari amafu aba afunze acuruzwa hirya no hino, ariko hari igihe uyiha umwana akayanga, ugasanga arishakira zimwe zo mu isoko, bagenda bakazifata bakazivanga. Gusa mana yanjye, hari umumama ntabwo tuziranye, ndi umukiriya we wo kuri telefone, ariko abantu benshi bamuguraho ifu, benshi cyane, benshi pe. Si kumwe uvuga wenda ngo ni ibintu by'umuntu muziranye ngo ibiki. Mu isoko ryo mu mujyi habamo umumama w'umusilamu ucuruza ifu y'igikoma, ngewe niho ngurira ifu. Hari abantu benshi baramuzi, b'abamama. Abamuzi bari burebe ikiganiro mumbaye mubivuge muri comment. Nimba uzi ko umwana wawe wagerageje kumuha ifu bikanga, uzambwire ngo nimero y'uwo mubyeyi. Nagiye kumugeraho, nanjye nabajije abana banjye ifu y'igikoma, ya mbere barayanze, iya kabiri barayanga, iya gatatu barayanga. Iyo bari bakunze itangira kubura. Noneho bigeraho bazajya bamara iminsi nta gikoma bafasha. Ako mama mumenye agira ifu imeze neza, ihumura neza. Nimubikunda muzambwire mbahe nimero. Rero igikoma ni ingenzi. Amata ushaka kuyabaha mu cyayi. Urugero, ushaka gufata amata ukayashyushya nta mazi washyizemo, akabira nyine nk'icyayi, ugashyiramo shokora y'icyayi, shokora yo mu cyayi. Nzanayibereka, nanababwire n'ibintu bibamo byose n'icyo byafasha umwana. Iyo shokora ukayishyiramo, warangiza ugashyiramo umugati. Baba we, nari nibagiwe, umugati ni mwiza ku bana. Ugashyiramo umugati ukabahereza, cyangwa se ugahoza n'ubundi ukabahereza. Ntabwo bo bibirindira ngo bajye kubinywa nk'icyayi twebwe tunywa, ako ushobora kubahereza washyizemo iyo shokora n'agasukari. Hari abantu bafata umwana akamukura ku isukari n'umunyu hoshya arwaye,
kandi ibyo bintu umwana aba abikeneye. Rero ushobora kubikora gutyo ukaba wahereza umwana icyayi muri ubwo buryo. Ikindi kintu cyo kunywa ushobora gukora smoothie z'aba bebe ziriho, ushobora kumukorera ji akayinywa. Urugero ushobora gukora, hari akaji karyoha umwembe n'amatunda, ibyo bintu bibiri iyo ubivanze biraryoha kandi ntabwo bikenera isukari. Okay. Ni ku bijyanye no kunywa. Yego. Tugana ku musozo, abantu bati abana b'abakire batangiye kwigira ibirara cyane, biterwa n'iki buriya? Abana b'abakire Umwana w'umumagari rwose buriya ahubwo afite ibikosa biruta iby'umwana wo kwa ngofero. oya Nabo ntabwo barasinda. ngaho baba batubuye, hari abana b'abakire batubura. Aho nta perime bagira, Eh. ugasanga ni ibintu biba bikomeye cyane. Uri umusazi reka nkubwire rero, ntabwo ari abana b'abakire gusa, ahubwo ni uko twebwe dufata umwanya cyane ku bakire, tutabafasheho umwanya cyane twasanga no muri twebwe dufite ubuzima buciriritse dufitemo abana b'ibirara, ahubwo baminuje mu burara. Nta muryango harya ngo ujye ubura Kigoryi. kimwe. Rero ni uko karitsiye zose zishoboka zibaho, cyangwa famiye uko yabibayeho kose idashobora kuba umwana w'ikirara wenda. Hari nka famiye njya mbona ibaho neza kandi n'ubuzima barimo ubona ko budaciriritse, kandi uko bameze nta kirara wenda wahita uvuga ngo ngiki. Hariho abana bo mu babosi bashobora kuba barenga 5, sibyo? Nta kirara kirimo. Hari igihe iwanyu baba bagufite uri umwe muri n'abakene ukababera ikirara, umujura, wirirwa uniga abantu. Rero abakire tubafataho umwanya munini cyane batajya badufataho. Nta n'umukire wakumva arimo aravuga ngo abakene ngo bagira abana b'ibirara cyane, hoya. Ahubwo umwanya dufata tujya gutekereza ku bakire no ku bana babo niwo utuma ko tubona ko abana b'abakire bigira ibirara. Ahubwo umwana w'umukire hari ubuzima aba atazi, ashobora kubona akumva agize amatsiko yo kubugerageza. Uwo munsi umwe yabugerageje bukamubyarira ibibazo. Rero aba afite umwanya wo kumwota ugasanga nyine bamugiyeho. Hari igihe ukubitana n'umwana w'umukene hari ikintu abona kirenze, yakiga kukigerageza kigahita kimubyarira inyungu ya danje, ukahita uvuga ati umwana w'umukene sha azi ubwenge. Bwana bakina bari abanyabwenge. Reka ngure kuri amasaha yawe arenzeho iminota 2. Muri Imana akomeza abane nawe. Amina. N'abakurikiye gahunda za Ketchup TV Show. Biganiro by'inakaruka kuri Ketchup TV Show. Ngiye nitwa Romeo Janvier. Kumwe na Ketchup Mani kurindi. Amina, urakoze.